Mwiriwe neza abandi muraho. Abajinama Solange ni mwene Kabera Ezekias na Mukashema Edith. Yavutse ku itariki 18 z'ukwa munani cya 1990. Avukira mu mudugudu wa Nyakabingo, akagari ka Muhororo, umurenge wa Kirimbi, Nyamasheke. Yize amashuri abanza ku kigo cya Ecole Primaire ya Kirimbi, akomereza mu rwunge rw'amashuri rwa Gihundwe. Asoje icyiciro rusange akomereza muri Institut Frank Damson Ikibogora. Asoza amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2008. Yagarukiye aho ngaho yakomeje kwiga kaminuza muri ILK Inirake ishami rya Nyanza. Asoza mu mwaka wa 2024. Agraduatinga umwaka ushize wa 2025 aho yakuye diplome ihanitse mu bijyanye n'amategeko. Ariko kuva muri 2015 kugeza muri 2021 yakoreraga ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda. Yashakanye rero na Maître Ndikumanirize ku itariki 27 z'ukwa munani 2016. Babyaranye abana beza babiri b'abakobwa, Darena Heaven Sunny na Darena Mika Blanche. Iyo niyo nshamake y'umwirondoro w'uwo duherekeje uyu munsi. Nahawe umwanya w'icyubahiro kugira ngo mvuge bikeya mu byaranze ubuzima bwa Solange, ariko kubera ko nagize amahirwe yo kuba ku kiriyo, hari ubuhamya bwinshi bwatanzwe kandi bwarumviswe, kubusubiramo si ngombwa. Solange namumenye ari fiancé wa Elise mu mwaka wa 2015. Baje kudusura mu rugo ariko wakane n'umugoroba. Amagambo twavuganye ku munsi wa mbere nayo twavuganye ubwo mperukana na Solange tureba n'amaso ku yandi, turimo kubyibukiranya. Ni umuryango w'inshuti ndetse ku rutonde babanziriza abandi bose. Muri urusengero harimo inshuti zanjye nyinshi, ariko abandi bose baza bakurikira uyu muryango kuko ni ubanza. Twawugereyeho umugisha rero. Nkunda maze imyaka igera muri 11 ntaba muri akarere ka Rusizi, ariko igihe cyose nibonye i Rusizi nibonye muri uriya muryango. Namara icyumweru, namara iminsi 2 niho hari icumbi ryanjye. Solange yaranyakiriye kenshi, yanshyurije amazi, yankanze ibirenge nananiwe. Nizera ko yabikoreye n'abandi benshi. Nizera ko abantu bicaye hano muri urusengero namwe ubwanyu muri ubuhamya, waha buri wese mikrofone yagira icyo avuga. We rero yaragiye, ibi ntabwo arimo kubyumva, ariko twe turahari kugira ngo tumwigire, twigere ku mico ye, twigire no ku munsi we wa nyuma. Kuba itorero ryemera yuko tuza mu rusengero twigira ku buhamya bwe, nuko byavuzwe ko yakundaga gusenga cyane. Naje iyo nibagirwaga Bibiliya nkajya gusenga nakoreshaga iye. Nanjye ndi umuhamya ko yakundaga gusenga. Turababaye by'akanya gatoya, ariko tunafite Imana izakorana na nyuma y'urupfu rwa Solange. Twifitiye icyizere na nyuma y'urupfu rwe, twagiye icyizere mu burwayi bwe,
twayagiriye icyizere mbere y'uburwayi bwe, izakomeza ibe Imana yacu. Ngarutse ku burwayi bwe, arwara, twabimenye mu ba mbere. Intambwe zose zatewe mu kumuvuza twarazikurikiranye, twamutwaye ku bitaro kenshi, inshuro tutabara, twabanye nawe kenshi, twaramukomeje kenshi, twasenganye nawe kenshi, twamukanze arimo kuribwa kenshi, twabyutse nijoro ataka kenshi. Twari tuzi ko dukurikije ubuvuzi yabonye bwo muri iki gihugu ndetse no mu mahanga, dukurikije abaganga bamusuzumye, tuba tuzi ko azarama. Ariko umunsi we wari uriye. Uyu munsi nawe utegereze ku munsi wawe, ushobora kuba none cyangwa ejo, kugira ngo ubuzima bwe tubwigireho uko twe bazima tukwiye kwitwara. Imana ikomeze inshuti yanjye nk'amaguru, Imana ikomeze umuryango, Imana ikomeze itorero, kandi Imana izaziba icyuho. Uyu muntu duhagararanye umufasha wanjye, yabanye nawe igihe kinini, niyo mpamvu mpinnye kugira ngo nawe muhe iminota mikeya. Imana idukomeze. Haleluya. Mu biriho byose tujye dushima Imana. Dushima Imana cyane kuko akitungura. Kuba turi hano ni kubwayo, yabwa icyubahiro. Uyu munsi turi hano duherekeje Solange, ariko ngiye yabimbwiye mbere, hari hashize nk'ukwezi. Ni nkaho yaragiye kuntondekera nuko umunsi uzagenda. Nibwo bwa mbere yandijije, kuko yambwiye amagambo akomeye mu burwayi bwe atari yarigeze ambwira, kuko muri ubwo burwayi bwe yari yaragerageje gukomera, bigatuma nanjye nkomera. Ariko uwo munsi ndawibuka, kuko nibo twagize intege nkeya kuva yarwara, natwe nk'abari bamurwaje. Bari baduhaye ibisubizo kwa muganga bishobora gutuma umuntu wese umutima uca. Twagerageje kumwihanganisha, anatwereka ko yihanganye, ariko amagambo yambwiye ndimo mushyira mu modoka bashaka kumanuka, yongeye kundiza n'inshuro ashyiramo n'ibyaho bazamushyingura ko ari kugaturika. Ndavuga ndise kubera iki byatumye dusubira mu nzu, twari twamaze gusohoka, tubaza kongera kujya kubitekerezaho no kwihumuriza. Ariko icyo nshima Imana muri kano kanya, nubwo byabaye gutyo, Solange yarwaranye icyizere cyo gukira. Yahoraga bimbwira ati nzabaho. Vuga nti Imana ikumvire. Ndashima Imana kandi ko mu burwayi bwe, nubwo byari bigoye ko abasha kugira icyo afata, nta kintu yanyatse ngo nkibure mu burwayi bwe. Akantu kose kabashaga kumugera ku mutima ko yabasha kugafata, ndashima Imana ko ntako nabuze. Iki nishima Imana n'imbaraga yahaye umugabo we. Ndi muri iri teraniro, akanya Solange nta kintu yavuga hano ari, ariko Imana ifite byose mu biganza byayo. Rizizamuha icyo umutima we cyose wifuza, kuko yakoze icyo yagombaga gukora. Ngashima n'Imana kandi ko uko byashobokaga ko tumufasha
kose, yaba mu kumuvuza, yaba kumudepurasa kuko yakundaga gusenga, icyifuzo cye cyose cyabashije kugerwaho. Nababajwe cyane n'umunsi yagiye, kuko uwo munsi nari niteguye kumwakira mu rugo, n'ubundi bagarutse kuri randevu, ariko byageze ku munota ashizemo umwuka, twabyise ko ari intege nke, kuko ari igihe n'ubundi yagiranye intege nke, akaza kongera kugira imbaraga. Igihe umuntu ategereje undi ngo yaba amugezeho, tubwira ati byatunaniye. Nababajwe cyane yuko nyuma y'iyo saha ntabwo nari niteze inkuru nakiriye muri ako kanya, ariko Imana yo ishobora byose idukomeze twese, kandi uwumva yuko hari icyo yaba yaramufiteho wenda, twese turi abantu, umuntu wese arahemuka, amubohore kugira ngo nawe abohoke, kuko intambwe ya mbere niyo waba warahemukiwe iterwa nawe wahemukiwe kurusha uwahemutse. Imana ibahe umugisha kandi dukomeze twese. Murakoze. Komere cyane muryango. Mado yatinze kugera hano. Amakuru y'uwo muryango wamwakiraga turayafite kandi turabibashimira cyane. Imana ijye bakomereza amaboko. Mwiriwe, nitwa Nyirashikama Madeleine, aba ndi umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho hano kuri iri shuri rya Kamembe, muri iyi paruwasi ya Kamembe. Ngewe ubuhamya ntanga bwa Solange mwene data watashye, ni uburyo twabanaga mu buryo bw'amasengesho, kandi uko niko kuri mu mutima wanjye, kandi nabonye nibyo nanabwiye abayobozi banjye, ndababwira nti niko kuri nabonye. Solange twakundaga gusengana, icyumba cyacu dusenga kuwa gatatu, rero agakunda kuza cyane agifite imbaraga mbere atararwara, akagira inguni yicaramo wenyine, tugahimbaza yicayemo, tukabyina yicayemo, ariko yunitse umutwe arimo asenga. Yarasengaga cyane. Ikindi namubonye cyamuranze mu masengesho, kumwe ushobora kubwira abantu ibyifuzo byawe, ntabyo yagiraga, ahubwo yabyunamagaho akabisengera wenyine, twasoza nawe agataha. Ikindi ni uko yakundaga kuvuga amagambo make. Yashoboraga gusaba umwanya wo gushima Imana, nk'ibintu bibiri ashaka gushima, yashoboraga kubishima no mu isaha agenda akigarukaho, ariko akivuga gakeya kugira ngo umuntu wese abashe kumva icyo Imana yakoze ku buzima bwe, bwaba ari uburwayi yamukijije. Kenshi yagiye ashima Imana ko Imana yamukijije amaguru, agashima Imana ku bundi burwayi yagiye abona butunguranye bukamugeraho. Rero ibyo akabishima, akavuga ati ntabwo nkunze gusaba umwanya munini wo gushima, ariko mundeke nshima Imana kuko numva binyuzuye. Icyo cyaramuranze mu cyumba. Ikindi, iyo hategurwaga amasengesho y'ibigoroba, nayo yakundaga kuyasengamo cyane, si kenshi yayasibaga, ibyo nabyo yarabikundaga. Ikindi nacyo mu buhamya ntanga namubonyeho ni urukundo, kandi yarugiraga atabanje kugisha umuntu inama cyangwa ngo abaze ngo ndamukorera iki, biragenda gute. Uko Imana umwuka wera mutegetse gukora niko yakoraga, kandi akabikorera umuntu atarobanuye ku butoni. Icyo nacyo nari nakimubonyeho, kandi ndabizi neza ko mu byo Yesu yasigiye abantu, aravuga ngo nta wundi mwenda mbasigiye usibye uw'urukundo. Rero icyo narakibonye, kandi mu wakoreye icyo gikorwa akakubwira ati rwose ni Imana yamukoresheje, ni umwuka w'Imana wamukoresheje, kandi akoze ankoreye ibyo nagombaga gukorerwa. Rero Imana imuhereza umugisha. Ubu yatashye, ariko nzi neza ko natwe nidutaha tuzamusangayo. Rero ikindi nshimira Imana kubwe gikomeye ni uko yari yarakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Kandi ku bw'aba bantu mwese muri hano, umuntu wese wakiriye Kristo n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, uwo wese afite ubugingo buhoraho. Rero ibyo rwose numva ari byo navuga. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, natwe nitwizera tuzamusangayo. Imana nibakomeze. Murakoze. Murakoze Mado, nawe Imana igukomeze. Mama Igete yihute.
Magete yatinze, bamuhe mikrofone hariya hafi kugira ngo byihute. Urakoze. Ndi mukuru wa Solange, ariko Solange ntabwo ari umuvandimwe wanjye gusa. Umuvandimwe wanjye yari inshuti yanjye, yari n'umwe mu bana banjye. Buze umuntu ubugira kenshi. Yarangwaga n'urukundo, atari twakunda gusa, kunda benshi, bamwe muri hano murabizi. Ntago umva mbasha kuvuga amagambo menshi, aranyihanganira. Gusa ndabasaba ngo tugerageze gukunda nk'uko yadukundaga, urukundo yatugiraga turukunde umuryango asize. Murakoze. Magete urakoze cyane, Imana nyirihumure igukomeze. Maître Elise, ndagusabira imbaraga z'umutima n'iz'umubiri kugira ngo ugire icyo ugeza kuri aba bantu bateraniye aha ngaha. Byoroshye ariko aragerageza. Anyway. Cyangora kugerageza gutanga ubuhamya bukwiriye, ariko ndavuga bikeya kubera ko n'amasaha yagiye. Ni mu bice bibiri, byakabaye bitatu ariko nta mwanya. Solange aho yagiye ni heza, nubwo uyu munsi turi kurira, ariko ndumuhamya wo kwemeza yuko aho yagiye ari heza. Mwaka ushize nibwo twicaye dupanga iby'ejo hazaza hacu bindi dukurikije imishinga itandukanye twari dufite, tubiha umurongo twagombaga kugenderaho, ariko ntabwo Imana yo ariko yabibonaga. Twe twapangaga nk'abana b'abantu, ariko yo yapangaga nk'Imana. Kugenda kwe ntabwo byamutunguye cyane, kubera ko mwaka ushize ubwo ari kwitegura gukora graduation, nibwo yambwiye ati hari impano nshaka kugusaba. Ayimbwira nta kidasanzwe, badamu buryo bakunda kugaragara neza. Yansabaga kumugurira ikanzu, ko nabonye nta projecteur hari, ubundi narekabaye na project, ariko barebonye kuri graduation ye myenda yari yambaye mwarayibonye. Mpamvu yabimbwiraga yari ikanzu ihenze cyane, ntabwo yari y'amafaranga makeya, ariko arambwira ati ndabizi nubwo dufite amaproje menshi, ariko iyi kanzu wayimpa kubera ko niyumvamo yuko ubuzima bwanjye atari burebure cyane. Icyo gihe mu by'ukuri ntago yari arwaye, ariko yabimbwiye gutyo kanzu, kandi Imana ishimwe ko nabashe kuyimugurira kandi akishima. Numva ari wo mwenda uhenze nari muguriye mu buzima.
mu kwezi kwa munani nibwo twatangiye kubona ikibazo cyo kurwara umugongo, yumva atameze neza. Ndabyibuka yuko nari ndi ku rukiko, ambwira yuko umwana atameze neza, amujyanye kwa muganga, amubwira ko musangayo. Basoje kwivuza, ambajije ko namanutse, mubwira ko ntarataha, arambwira ngo reka bamanuke duhurire mu mujyi tujye twataha, ko amasaha yo kujya kurya mu rugo yarimo yegereza, kandi ndira mu rugo buri gihe iyo ndi hano Kamembe. Nibwo rero mu kumanuka yambwiye ko yumva afite ikibazo cy'umugongo, aho yaravuye kuvuza umwana. Nanjye nahise mujyana hariya kuri clinique ya Saint Elizabeth, bagerageza kutwitaho. Yahivurije igihe kingana n'ukwezi, bagerageza gukora ibishoboka byose, ariko ikibazo cy'umugongo kirakomera. Bigeze mu kwa 9 niho cyabaye nk'igikomera cyane, ngombwa yuko nsaba dogiteri ko yampa transferi tukajya kwivuriza mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal. Impamvu nayisabaga nuko twese dutuye i Rusizi, tuzi ibikoresho abantu baba bafite byo mu buvuzi, ntabwo ari ibikoresho bihagije. Nicyo cyatumaga ngo ntibyibuze ahantu dutekereza haba hari ibikoresho byo mu buvuzi bifatika ni muri Roi Faisal, baduha transferi tujyayo. Nibwo batangiye kutuvura. Uburwayi bwe yarababaye cyane, ntabwo mushobora kubyumva, uretse abantu bakeya bashoboye kubana nawe nibo baba bazi uburyo yababaraga. Muri uko kubabara natunguwe no kubona n'abakozi bose babiri twagiraga mu rugo bose bagiye. Nangira kwiga kubyuka kare ngo nteke igikoma, bana bari bafunguye bagiye kujya ku ishuri. Kwita ku bana bakajya ku ishuri kandi nabo ngomba kumwitaho, ariko babara nakabaye muri hafi. Ntabwo bwari ubuzima bwari bworoshye. Twageze Roi Faisal, abaganga gerageza kumuhereza imiti, batubwira yuko tugenda akazagaruka. Tugeze hano mu rugo n'ubundi uburwayi bwarakomeje. Nyuma y'ikindi cyumweru nongera musubizayo kuko nabonaga imiti bamuhaye nta kintu iri kumumarira. Nibwo navuganye n'abadokiteri mbasaba yuko imiti yose ishoboka uko yabihenze kose bayimuhereza, ariko nkabona amerewe neza. Yango nibwo nabo bambwiye ati niba wumva ufite amafaranga tuzabikora. Bamushyize ku nshinge, ngira ngo urushinge rumwe twarwishyuraga 450, kandi buri uko bamuteye bagombaga kumutera inshinge ebyiri hatariho ibindi bizamini bagomba kumukorera. Ibyo nta kintu byari bintwaye, narwanye nabyo. Baduhaye ko tuzatujyayo inshuro 3 mu kwezi, twarabyubahirije. Ariko igihe bari baduhaye kugira ngo bongere bamukorere examen barebe uko bameze, basanze uburwayi afite nta kintu na kimwe kigeze gihindukaho, kabone nubwo bamuhaga iyo miti yari ihenze kuri ubwo buryo. Yango twese byabaye nk'ibiducangacanze. Yango papa we ni waje kuturangira ahandi hantu tugomba kujya kwivuriza. Ntago twari tuhazi, nawe ntago yari ahazi, ni wari uhamurangiye.
turagenda naho i Kigali. Tuhageze Solange aharebye anyandikira message n'uyu munsi ndayifite, ambwiye ngo reka dusohoke nk'abagiye kuri toilette, aha hantu ndabona ari mu bapfumu, ndamutse mpifurije ntabwo nazongera gukandagira mu rusengero. Uko nguko numva ababyeyi be barahari n'abahamya bazi ko ariko byagenze. Twahise dusohoka gutyo dukomeza kwivuriza Roi Faisal. Kuva icyo gihe kugeza ubwo yitabye Imana. Muri uku kwezi kwa gatatu nibwo yagizemo intege nkeya, muri icyo gihe twivuzaga dutaha, biba ngombwa rero yuko bamushyira mu bitaro. Amaramo icyumweru. Igitangaje ni uko ibizamini byose bafataga byatumaga bavuga yuko ari mu bitaro, nta na kimwe bigeze basanga kigaragaza uburwayi bwatuma yakabaye ari muri ibyo bitaro. Ngo hari n'ibyo bakozaga bwa mbere nge nari myumvishe bita ngo ni uguhinga amaraso, bita mu Cyongereza blood culture, nabyo nta gisubizo cyatanze. Babonye yorohewe badusaba yuko twamucyura, aribwo byabaye ngombwa yuko tugenda dufata apartment i Kigali, kugira ngo pasiteri sinzi Dowari niba hari, yego pasiteri nawe yatubereye intwari, bamaranye icyumweru cyose amusengera. Turaho ngaho muri apartment. Twamanutse ku itariki 7 umunsi twatangiye kwibukiraho abazize jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Twiteguraga rero yuko tuzasubira kwa muganga kuri uyu wa mbere ku itariki 13, kuko niyo rendezvous twari dufite. Shima Imana ko byageze ku wa gatanu mama we aza mu rugo. Ntago nari mpari, ariko ho magereye namusanze mu rugo agerageza kuvuga nta kibazo. Ku cyumweru rero umunsi yitabyeho Imana twarabyutse, ariko ubwo hagati aho ku wa gatandatu nibwo twicaye nk'umuryango we twashoboye kuvugana, twumvikana yuko bitewe n'uko urugendo rwa Rusizi na Kigali ari kure, twumvikana yuko nanone twashaka inzu i Kigali, akaba ariho yajya yivuza ataha, kugira ngo abaganga bashobore kumukurikirana neza, ariko kandi na pasiteri ajya ashobora kumuba hafi, ashobore kumusengera uko bikwiriye. Numva ku wa gatandatu nibwo twishyuye iyo nzu amezi 3. Numva pasiteri ni umuhamya kuko niwe noherereje amafaranga kugira ngo ayishyure, ko tumva twari hano Rusizi. Ku cyumweru rero twapakinze ibintu twumva ko agiye kwivuza kuri rendezvous ya muganga, ariko agomba no kuba hafi. Tumubyukije nge na mukecuru kugira ngo tumutegure tugende. Hagurutse yumva nta mbaraga afite, aratubwira ngo hari ikintu yumva kiri kumukubita mu mutwe. Turamureka araryama. Bigeze nko mu masaa 7:30 nabwo ko twakomezaga tuvugana, kumva ururimi ruravuga neza nta kibazo, tukamubwira ati ngaho byuka. Nabwo tubigerageje biranga, ndavuga nti nta mpamvu yo kugira ngo tumujyane yumva ameze gutya, reka tumureke aruhuke tuzagende bukeye. Ubwo nuko twahagaritse urugendo twagombaga kujya i Kigali. Ngo rero mu masaa 8:30 nibwo meya w'akarere ka Rusizi yampamagaye ambwira ko nkeneye saa 12 inama twagombaga gukorana. Bigeze mu masaa 11:30 nibwo navuye mu rugo kugira ngo njye muri iyo nama, ariko nkigira hano Kamembe mu mujyi. Mabuko arampamagara arambwira ati ngwino aragushaka.
nabanje no kujijinganya ngira ngo wenda ni bya bindi by'abakecuru no gukomeza kumva ko nakabaye nyine ndi hafi, maze akanya arongera arampamagara njya mu rugo. Mpageze nasanganiwe n'abana, bo bambwiye ngo mama yaduhamagaye akajya atubwira ngo nitumubwire izina ryawe. Ngo aragushaka. Nahise numva yuko bitoroshye, musanga muri shambara aho yari ari, banza kumuhereza serum abaganga bari batubwiye dushobora kuba turi kumuhaho. Ndamwegura, arambona, arambwira ati rero buriya nari napfuye ariko nazutse, ntago nashoboraga kugenda udahari. Ndamubwira nti rero nta n'ahantu washoboraga kujya, ni kuko mu masezerano mfite ntago mfitemo isezerano ryo gupfakara. Ubwo twari turi kumwe na mama we, ariko ahita arampamagara arambwira ati mpamagarira pasiteri umubwira nsengere kuko ndi kumva ndi kugenda. Nahamagaye uriya pasiteri ndamubura kuri telefone, ariko aho yongeye kunyitabira we niwe wampamagaye, barasenga korana isengesho rya nyuma, basenganye iminota 25. Nyuma y'icyo gihe rero nibwo yansabye kumuha potage, ndayimuha, ariko mbonye intege afite ndavuga ngo nta nubwo nateganyaga kujya Roi Faisal mu gitondo, bitambwira mukecuru nti reka tumujyane byibuze igihundwe kuko ndi kubona intege zikomeza kuba nkeya. Nibwo twamufashe turamutunganya na mukecuru, tumwambika imyenda twitegura kumujyana igihundwe. Nibwo tumaze no kumusiga, tumaze kumwambika imyenda, nibwo yambwiraga ngo ariko ndagiye. Icyo nakoze nuko nahise musengera, maze kumusengera nibwo ambwiye amagambo ya nyuma. Avuga ati ndagiye ariko nawe ndaguhagarariye, ujye wibuka ko ari njyewe nguhagarariye. Maze kubimbwira ahita aravuga ati Yesu nanjye arampagarariye, abivuga inshuro 3. Nari muteruye mu biganza byanjye, ubundi ahita arasinzira. Navuga byinshi kuri we, yankundaga cyane, yifuzaga ko nakwicwa n'inzara. Ndabyibuka ko no kuri uwo munsi muri message yanyandikiye yanyibutsaga kurya, nubwo yari arwaye ariko yakomezaga kumva ko afite inshingano kuri njyewe. Reka nsoze nshima ko ibyo navuga ni byinshi. Ndashima mabukwe yangu ko wenda mbavuga yajyaza n'imbere kubera bavuze ko bakwiye kuzana imbere. Mu by'ukuri kuva yatangira kurwara niwe wasigaranaga abana mu rugo, twaragendaga agata urugo rw'akaza akaba ari kumwe nawe, kandi no ku munsi wa nyuma twari turi kumwe. Imana imuhereze umugisha. Ejo ari gutanga ubuhamya yaravuze ngo nzakomeza kuba umwana we nubwo Solange adahari, nanjye reka mubwire ko nzakomeza kuba umukwe we nubwo Solange adahari.
ndashimira kandi abantu babanye natwe mu burwayi, ndashimira Omega Express babanye natwe muri ubu burwayi ku rwego ntashobora kubasobanurira. Amafagitire amwe yarandemerereye nubwo ntari nabibabwiye, ariko Imana yagiye bakora ku mutima bakampa amafaranga atari makeya kugira ngo nshobore kwishyura ibitaro. Ndashimira urugaga rw'abavoka mu Rwanda, mu by'ukuri batwitayeho mu bishoboka byose, kuko mu burwayi bwe hari naho twageraga tugasanga nta asiranse y'urugaga rw'abavoka idakora, ariko umukuru w'urugaga agatanga amabwiriza y'uko fagitire turi bukoresheho aho ngaho turi buze kuyishyura nkaho n'ubundi dufite asiranse. Imana ibahe umugisha. Ndashimira nanone, murihangana ndabivugira nyine mu rusengero nta kundi, umuryango wa FPR Inkotanyi binyuze muri task force mbarizwamo, batubaye hafi na n'uyu munsi ibyinshi nibo babikoze. Imana ibampere umugisha. Ndashima itorero Methodiste Libre, mu by'ukuri baradusuye, batuzaniye amafaranga mu rugo, batuzanira ibyo kurya mu rugo, bari kumwe bayobowe na Sirentanda Felicien, bumve yuko tubafitiye umwenda ku mutima. By'umwihariko nyakubahwa Vice Representa muze kushimirira nyiricyubahiro Musenyeri. Twasabye ko abo bose bigira hafi kugira ngo bahite bafata ifoto, nta wundi mwanya turi buze kubona. Bishop yakoze ibintu ntashobora kuvuga, ata inshingano zikomeye, aremera akaza mu rugo aza kudusengera. Imana imumpere umugisha kandi mubwire ko tumushimira, kandi nubwo nawe ejo yagize ikibazo cy'uburwayi akaba atashoboye kuza, yampaye message abimenyesha, ariko anambwira yuko azohereza inzego zimwungirije, kandi namwe mwakoze muri inshuti zanjye. Imana ibahe umugisha. Ndashima na Pastor Edouard, nawe warakoze cyane, ntabwo ndi buze kuvuga byinshi kubera impamvu z'amasaha. Imana iguhe umugisha. Ndashima abavandimwe ba Solange n'umuryango we wose waradusuye mu rugo. Ruwa Faisal ubwo yari mu bitaro mwaraje, nubwo Ruwa Faisal abantu muyitekereza ko ari ibitaro nyine bikomeye, ariko hari aho ugira ukaba wagira ibyo banenga. Umurwayi ararayicaye, umurwaza ararayicaye ku gatebe ka plastike. Ayo majoro narayeho nicaye bugacya, nabo yarayeho. Imana ibampere umugisha. Ndashimira na mama wambyaye, nawe yambaye hafi. Ndibuka ko mubwiye ko twinjiye ibitaro, hari amafaranga yari afite kuri konte teganyiriza kubakisha, yahise ambwira ngo ngiye kuyabikuza nyakoherereze kugira ngo mushobore kureba uburyo ubuvuzi bwose busabwa mwabasha kububona. Imana imuhe umugisha. Ndashimira mama Gloria, sinzi ni mudamu w'umwe uri hano. Igihe cyose twagiye ku bitaro twararaga iwabo mu rugo, twahamaraga iminsi itari hasi y'itatu cyangwa se icyumweru. Nta biryo by'umukozi wabo tuzi, niwe wajyaga mu gikoni
akabiteka